noneho no muri iri joro iri joro so umunsi mujana iri joro narose bamuri kimbo nari maramamazanya kwa perezida wa Republika muri campaign ya FPR. Oya narose ariko inzozi nazo mujye muzendera kuri bibaho rero ntabwo twamutera icyizere ntabwo abashumba bamutera icyizere ngo mutera amabuye ko nababwiye nti namwe ibyo binshi mwahanuye ntabwo byagezwe ku ntego yabyo yaba byarageze ku ntego yabyo ntabwo nabona abakiriya mwebwe bajya baza mu nsengero zanyu bakaza iwanyu. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye uburinzi bwawe bukomeye, uri mwiza ureba kirano kubere maso bagutegereje. Muri aka kanya turi imbere y'ibitangazamakuru bitandukanye, ndakwingize kugira ngo wigaragaze nk'Imana. Ndi kumwe na Rurangirwa w'isoni Dr. Mwami Imana, ntaba ari we izina ryawe rihabwa icyubahiro. Akanwa kanjye, akanwa kiwe, akabanyamakuru bari bubaza ibibazo bitandukanye bose. Data twese reka abonekemo amagambo y'ubwenge kandi amagambo yo gukiza ubwoko bwawe, isi yose abagiye kudukurikirana reka data twese bakizwe n'ibyo tugiye kuvugira muri ibi biganiro. Mana ntihabonekemo umwana wo kurimbuka ahubwo habonekemo umwana w'ubugingo, abaciraho abandi iteka abo data twese dufunze iminwa yabo muri aka kanya, kuko waje gushaka icyazimiye ntabwo waje gushaka igihari. Jambo rya ratubwiye ngo wazanywe no gushaka icyazimiye. Abafarisayo n'abanditsi bumvise kuri burare kwa Zakayo baciye amateka n'amategeko, ariko wowe uravuga ngo icyakuzanye mu isi no gushaka icyari cyazimiye. Ndagushimye Kristo Yesu, waravuze ngo ijambo rya ratubwiye ngo Imana n'urukundo n'abayikunda nabo n'abana bawe. Data twese udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo, ngo uko tuzasa niturerekanwa ariko niwerekanwa tuzasa nawe. Urakoze Kristo kubyumva no kubikora. Dusenze twizeye kubwa buri muntu wese, kubwa abanyamakuru bari hano, abadukurikiranye ku isi yose, na Dr. Rurangirwa w'isoni bose. Tugushimiye ko yageze muri urugo, ni Umunyarwanda, ni umwana wawe yavutse ubwa kabiri, icya kabiri ni Umunyarwanda, dusangiye Umunyarwanda. Mwami Imana nk'uko yaterwa nkamutabara naterwa kantabara, uko nikaje kunsura. Ndagushimiye ko aje kunsura. Hari benshi batabishoboye ahubwo bavugisha iminwa yabo gusebanya gusa, ariko ibyo ntibabishoboye ntibabigezeho. Bigaragaye yuko hari igikorwa gikoretse ukoresheje Rurangirwa w'isoni bitandukanye nabo nagiye mbona kuri social media mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Kandi senze ni mu mavuta. Mwabyumvise cyane mwabyumvise. Ariko isengesho ryawe ko ryari rimo gucyurira abantu. Oya ntabwo ducyurira abantu. Bo. Ijambo ryatubwiye ngo mu kuva ibice 20:4 haravuga ngo ntukiremere ibishushanyo bibajwe cyangwa ibisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru, ntukabikorere, ntuzabyikubita imbere kuko Uwiteka atazakubara ntutacumuye. Hanyuma nanone muri Luka 19:1 tuhasanze ijambo ritubwira ngo Yesu ageze mu mujyi wa Yeriko, ahasanga abantu benshi bamukikije bifuza kumva amagambo aturuka mu kanwa ke. Ngo nuko hari umugabo witwaga Zakayo. Zakayo yari umukoresha w'ikoro. Uyu Zakayo ngo umunsi umwe ayumvise ko Yesu yinjiye muri Yeriko, nawe ngashaka kujya kureba Yesu. Yesu ashimwe cyane. Ariko abarokore ko mutavuga ngo amina. Amen. Hola bone sikita. Wenda reka ntangire mbaze. Ndaje gatoya. Noneho Zakayo Bibiliya avuga ngo yari umusambanyi, Bibiliya avuga ngo yari umwambuzi, Bibiliya avuga ngo yariganyaga ibintu by'abandi, Bibiliya avuga ngo yari umuntu mbese yari umwambuzi, yari umuriganya, mbese sinzi uko Bibiliya imuvuga. Ariko muri aka kanya wamereye telefone zawadakaye inyitabira. Muri aka kanya Bibiliya yavuze ngo Zakayo yurira igiti cy'umuvumu ashaka kureba Yesu. Bibiliya avuga ngo Yesu arebye hejuru arararama, aravuga ngo Zakayo uruka kuko uyu munsi ndi burari wawe. Hanyuma ngo abafarisayo n'abanditsi bose barabazanya mu mitima yabo ngo dorere cyangwa gikari hino, barabazanya ngo dorere, none si uko tuzi ko ari umuhanuzi, none si uko tuzi ko ari umwana w'Imana, uko tuzi ko ari umwigisha, kwera iki agiye kurara ku munyabyaha nka Zakayo? Yesu areba mu mitima yarababwira ngo reka mbabwize ukuri, icyazanye umwana w'umuntu mu isi si ugushaka igihari ahubwo icyamuzanye no gushaka icyazimiye. Niyo mpamvu rero ndimo ndababwira ngo hari abashobora kubona ndi kumwe na Rurangirwa w'isoni bati dorere yicaranye n'umupfumu. Ni ubutwari bushoboka, ni ubutwari w'isoni yagize, ni ubutwari ngize, yasabye kuza mu rugo rwanjye.
ndamubwira ngo nikaze nta cyatuma utaza kunsura. Ni umunyarwanda, aturanye n'Abanyarwanda, ni umwe mu bayobozi mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata, afite ibikorwa akorera Abanyarwanda mu ndangagaciro z'Abanyarwanda. Rero ni umunyarwanda, agize ubukwe najyayo, ngize ubukwe nabo yaza, nk'uko aje nanjye agize ubukwe, agize ibirori, anyitabaje, amamagaye nanjye najyayo. Murakoze. Ikibazo cya mbere ndashaka toya mubaze muratwibwire, kuko hari abantu bafata ibiganiro by'abantu. Mu bana banjye mujya mumbaza abana, hari umwana umwe, abandi bari ku ishuri, hari n'uri nawe ugiye kuza biga bataha. Arakoze cyane Pastor Claude. Tugize amahirwe yo kuhagera yashize igihe kinini duhurira mu biganiro rimwe na rimwe, ariko ni cyane umutima cyane wo kumurwa no kumusura nuko nawe yansuye iwanye mu rugo. Arakoze cyane. Yansuye turaganira, turanga, turishima. Mu by'ukuri rero uyu munsi ni iby'agaciro ko nongeye kugaruka kwa Claude nanjye nkahaza nkaba namugezeho, kandi namwe mukaba mwadukundiye mukaza kugira ngo twerekane ko Abanyarwanda badukurikira, bamukurikira, ko nta rwango ruba hagati y'abantu, ahubwo icyo twimika cyane ari urukundo mu isi. Ariko bizaba bibabaje cyane, biranababaza kubona yuko abakozi b'Imana aribo ba mbere umuntu yeshuye aribo ba mbere babanza kumukuciraho iteka, kandi nta muntu n'umwe udacumura. Yesu yabwiye Abayuda ati umuntu udafite icyaha nafatiwe yatera uriya muntu, bose baracaho baragenda. Nanjye nkavuga nti ese Claude ni gute niba yaratanze ubuhanuzi, hariho n'ubuhanuzi n'abahanuzi nzi muri Bibiliya bahana ibintu ntibyakunda, basanga barashutswe, baribeshye. Uwiteka arongera arabiyereka. Ikindi cya kabiri navuze nti ni umuntu Imana yakundaga cyane, kandi ari nawe muri umunyabyaha mu isi, Imana ikabyatura ikabivuga, ni Dawudi yaragiye akora icyaha Uwiteka atari no kumubabara, ariko arangije yambara ibigunira apfukama asaba Imana imbabazi, Imana iramubabarira. Ariko Imana yaratuye iravuga ngo umuntu mugaragu wanjye nishimira cyane, umutima we uhamanya n'uwanjye ni Dawudi. Nabivuze mu nyamakuru bindi byansuye, ndimo kuvuga ko abantu ubona kuri ibintu ubona bidasobanutse. Dawudi yafashe umugore witwa Batisheba, ari umugore wa Uriya, arangije aramurongora. Umuhanuzi w'Uwiteka atuma Nathani, Uwiteka atuma Nathani ari we muhanuzi w'Uwiteka, aramubwira ati genda ubwire Dawudi umumbwirire gutya. Nathani ageze yamutira umugani, aramubwira ngo habayeho umugabo yari afite intama imwe mu rugo we, hanyuma akaba afite abaturanyi be b'abakire, n'abaturanyi be b'abakire havamo umuntu umwe, abashyitsi bamusuye wa mukire afata ya ntama y'umuturanyi arayibaga, ayibagira abashyitsi. Nuko Dawudi arangije, si yari umuhanuzi Imana yemera, ijambo Dawudi yavuze aho kugira ngo wenda abanza nasengeye ibyo bintu, yaravuze ngo Nathani yaramubwiye ati uwo muntu wowe wamukorera iki? Yaramubwiye ngo jewe ikintu nakorera uwo muntu akwiye kubambwa akicwa, akwiye afite umujinya n'uburakari, avuga ati uwo muntu akwiye kwicwa akababazwa bikomeye. Umuntu agafata intama y'umukene ari umutunzi afite inka miliyoni, aza akajya kuyakira, ati umuntu nta mutima mwiza agira n'umugome. Nathani arangiza aramubwira ati uwo muntu ndiga ni wowe gute? Ari jewe. Aramubwira ati wafashe umugore wa Uriya, urangije ufite umugabo w'umwohereza ku rugamba mu ntambara Abayuda bagiranaga n'Abamidiyani, urangije umushyira mbere y'urugamba arapfa. Ndio sitorengera mwese mwasaba kwa mujya munasoma bira ntabyo muha munazi. No kuvuga ngo Dawudi yabonye ngo yari mu nzu ye hejuru, aho yari yicaye muri etage. Numva ari abapasi baba ko baziteza etage bicaye hejuru bari mu mujyi wose. Arangije ngo yicaye muri etage abona umugore w'igikunje w'ikimero cyiza n'amaguru meza mu kindi gipangu hirya, ubwo nturabizi bakene baturana n'abakire. Arangije amubonye yambaye ubusa arimo gukaraba, aravuga ati atuma abagaragu bati mugende munzanire uriya mudamu. Baramuzana aryamana nawe, amutera inda. Abonye ko amuteye inda, ashaka uburyo azicisha umugabo we kugira ngo azabane nawe, kandi ari umuhanuzi w'Imana. Arangije kumwicisha nibwo Uwiteka yatumye Nathani kuri Dawidi amucira uwo mugani nari maze kuvuga hejuru. Dawidi amaze kumenya amakosa ye, ko yahimukiye Uwiteka, ko atarakwiye kujya gufata umugore wa Uriya wakundaga n'umugabo we akamutwara, yambara ibigunira ajya gupfuka amasaba Imana imbabazi. Ajya ngira ngo yagiye mu buvumo hamwe Claude yarari, aragenda ayisiga ivu,
arangije kwisiga iva asaba Imana imbabazi. Imana iramubwira ngo ndakubabarira, ariko umwana uwo byaranye n'uriya mugore ntabwo azabaho. Dawudi aragenda asaba imbabazi, umwana amaze kuvuka, kimwe cya mbere cya kabiri umwana arapfa. Dawudi yamaze nk'ukwezi koza asengera umwana ngo gupfa, amaze gupfa abagaragu be baramuhumuriza, arakaraba, baravuga ati inda narindwaje irahutse, kanongere ngaruke ku murongo. Nibwo yabyaye umwana Salomo, mu mugore wa Uriya nanone abyara umwami Salomo. Ngiye mutaza amateka, yarangije kubyara Salomo. Salomo nawe yarongoye abagore 1000. Abagore 1000 wabafata buri munsi wabaryamaho iminsi 150. Ujya rero buri munsi ntabwo byashoboka. Niyo bakoze Imana yemeraga, ni ukuvuga ngo nta kimana itababarira, nta kosa rishobora kubaho ngo Imana yo kuri babarira. Niyo mpamvu abapasiteri n'abashumba mukajye mucira abandi manza mukananga kubera umuteze umutego kandi wewe uguye muri myinshi. Nuko abanyamakuru batabije ngo babikubwire, waduhanuriye mu ibanga, watubwiye ibintu mu ibanga ntibyabaho. Waraduhanuriye ngo tuzabyara inda zizavuka, waratubwiye ngo urubyaro rwarabuze tuzarubona ntitwarubona, ariko ntibyagiye mu binyamakuru ngo bivugwe. Ariko turacyariho, twarakwihanganiye, twarabihanganiye kuko tuzi ko ubuhanuzi bwanyu nabwo butageze ku ntego zabwo, ariko ntabwo mwacitse intege, nta nubwo twanabanze n'amaturo turacyabafitiye icyizere. Niyo mpamvu rero umuntu, Bibiliya ntabwo twigisha kwangana, Bibiliya ntitwigisha amacakubiri, abantu bayisomye nabi. Ariko umuntu muri kino gihe bateze umutego Claude gwe yazamuka ukuntu umuntu aravuga umutima wumva ibintu nk'ibyo. Yewe rero icyatumye nsura Claude, reka mvuga ngo nari maze kubabwiza maze kubashyira ku murongo neza, bamwe ndabona mumaze no kwifata neza gutse, wabona n'abatuje mukatura. Ariko je ntabwo ndi pasiteri, ngo pasiteri araza gukora akazi k'abatuze, yewe namaze kwitaye. Ni ukuvuga ngo rero urukundo nirwo rwa mbere, urukundo nirwo rwa mbere mu bintu byose. Udafite urukundo ntabwo uzamenya Imana. Ejo nahoze mvuga ikinyamakuru ndimo gutebya, ndimo kuvuga ni Claude naza ntitubaye hariya n'inda yagenda turuza, ariko ubundi waje nkajya mpagura hariya hepfo kwa mfite nyamata. Kabanza kabereka ko wagiye no muri izo ndaya, ariko ntuzigemo ko ufite umuryango. Naratebyaga yewe bivuga ntebya, ariko ubundi yari nk'ibintu bita ibintu Imana yakoraga, muri guhita nkwambika hariya ukajya no kuba mucoma, ugacoma ibirayi byiza ukazatuna tukarya tukarya tukishima. Ariko kubera ko umuhamagaro ufite, Bibiliya irongera ikavuga ngo umugaragu wanjye nubwo yagwa ntabwo azarambarara. Ni ukuvuga ngo rero nta kintu Imana yagushyiraho urubanza. Yewe nababwiye ko nkurikiza amasengesho Natwe yarabivuze ati nkurikije uwo Claude yasenga ikintu nta burya yawe urimo, avuga ikintu abona yeretswe, kandi shitani ishobora kukwereka ko ibintu byarangiye, ariko gusubiza amaso inyuma ahubwo nizo mbaraga zigomba kumuha imbaraga aho kugira ngo acike intege, cyangwa ajye mu tubari tw'indaya, ngo ajye mu bicyano. Agomba guhagurukana imbaraga noneho akagenda, kuko hari byinshi yahanuye, hari byinshi yigeze no kuza arabivuga, numva bajya impaka n'abantu nabaciye nuko batambunye, arimo kubabwira ibintu avuga ati ibintu nibitabaho. Makuru yabivuze ati je nibitabaho ibi ngibi ngiye kuri president wa Kenya biriya abivuga bajya impaka numva, kandi birangije biraba. Ariko benshi bari bazi ko kubera ko Odinga yari afite imbaraga muri leta, amaze kwiyamamaza kenshi ari buzaba yarashyigikiwe na president, ubwo urumva ibyo nabyo n'ubundi butwari bwo guhagarara ukabivuga. No kuvuga ngo rero ibintu bye ntabwo ari bwo bwa mbere abivuze bikanga, nta nubwo ari bwo bwa kabiri, nuko ni ibintu bimubamo bibaho. Rero ntabwo twamutera icyizere, ntabwo abashumba bamutera icyizere ngo mutera amabuye, ko nababwiye nti namwe ibyo binshi mwahanuye ntabwo byagezwe ku ntego yabyo. Yaba byarageze ku ntego yabyo ntabwo nabona abakiriya mwebwe bajya baza mu nsengero zanyu bakaza iwanyu. Ariko jewe abantu bose mvura Salongo, hariho bamwe na bamwe mwahaye n'ibisubizo ntibanabibona, namwe mubangamira nibaza no kwivuza. Kuvuga ngo rero ubwo ngubwo maze kujya ku murongo, ndabona agakire wari umaze kujya utagiye warugiye no kwihana, wumva umosiyo yaje ubonye n'ibyaha. Nta byaha, ahubwo mbonye guca bugufi mu mitima, ukumva urukundo icyo ari cyo no kumenya Imana icyo ari gisobanura. Imana ni urukundo, n'abayisenga bagomba kuyisenga mu kuri no mu mwuka, kandi Imana ni umwuka, ntabwo ifatikira rero muri twebwe mu bantu. Niba ngiye mfite ikibazo ukanyegera, ugura inshuti, uri Imana yaje muri wowe. Niba rero ngize ikibazo ntuze ukantera amabuye, uri shitani kuri jewe. Shitani yakwambaye itangiye kukunyangisha, itangiye kugukoresha ibintu bitari byiza. Shitani n'Imana rero ni ibintu bibiri byegeranye hafi bituranye. Kimwe kiba gishuka Imana y'ibifite imbaraga nyinshi cyane, ariko shitani yamuhaye uburenganzira bwo kuba mu bantu ikatugerageza. Niba rero shitani ifite uburenganzira bwo kutugerageza, nindi tatsinda? Kuko Bibiliya iravuga ngo
ishime wowe wajuruwe ngo naho wowe wasiwe ugushira ishano kubera ko shitani amanutse ngo akugendere kandi ngo afite umujinya mwinshi. Aba mu ijuru barishimye kubera ko aribo bafite imbaraga harimo n'abaye marayika bafite umuriro wo gutwika, ariko barishimye ko shitani akoze ifi ajumwe ku isi, kandi ajumwe ku isi y'abanyantege nke. Y'abanyantege nke, abantu tudafite intege, none hibaza izo mbaraga no gufata misiri bakayikurashisha. Shitani afite imbaraga, kandi Imana rero isumba zose igomba kuba mu bantu ikatugusha tukabyuka, tukabyuka. Niyo mpamvu rero tagomba kuba abantu bacira abandi mazi. Okay, murakoze Sam. Watubara ukatubwira ibinyamakuru biri hano. N'amashaka. Ko giye numva nashaka ko hari ibinyamakuru Urugendo zatanga. TV, hari Urugendo Online TV, hari Baraka, ubwo ndi kuvuga bamwe mu banyamakuru nzi, ndi kubona DC TV. The Choice Live. Undi ninde? Hari undi se? Inzozi zacu. Inzozi zacu TV. Ndumva ari abo ngabo. Abo nibo bahari. So twumvikanye ko uzakoresha ikiganiro kikajya ahandi uzamukubita copyright. Niho uzabikora twe ntitwabikora. Niho uzabikora kuko azaba yabikuye muri twebwe ahubwo wowe uzabikora. Okay. Sawa koze. Okay. Ubwo ndumva noneho mwatangira mukabaza. Nagira ngo mbere ko dukomeza iyi envelope nzanye abonye bamuzanira n'umuceri. Umuceri ni ngombwa, ntabwo wajya gusura umuntu nk'umushumba. Amara rwose iyo tugiye gusura abakozi b'Imana, buriya abakozi b'Imana nuko wenda hariho abantu baba babivuga uko biboneye. Ano harimo certificate. Iyi certificate ntabwo ari mbi. Ukuvuga ngo abakozi b'Imana tugiye gusura abapadiri cyangwa n'abandi tubatwarira ibintu. Kera mu gihe cy'abakoroni baryaga amagi y'inkoko zacu. Twateruraga amagi tugashyira abakoroni bakarya ibyiza, bakarya amashaza barayakundaga, ibintu nk'ibyo ngibyo tugaterura tukabashyira ababyeyi bacu n'abasogokuru bacu bari baragowe. Ni ukuvuga ngo rero umukozi w'Imana ni umuntu ugomba kubahwa. Umukozi w'Imana ugiye kumusura ni umuntu umara umwanya we munini mu gusengera abantu, akica imirimo yindi yagombye gukora, kuko amahitamo ntabwo yarahamagawe, ni umuhamagaro. Rero umuhamagaro rero ukaba ubizi, uzi icyo umukozi w'Imana bisobanura, ntabwo wagendera aho ngaho ugiye kumusura. Afite abana, afite umuryango, afite umudamu mwiza, je bari babahakanye namubonye nuko adashaka kujya kuri social media. Ariko afite umudamu mwana n'umukobwa oya, afite mama w'abana. afite mama w'abana. Ari rwose Abonye PS. Koro. niba ari uwamusuye Igira gutya. ariko PS yarawe. PS wasengeye kinini cyane yaraje. Cyari mu igaraje. PS iracyari mu iduka. Ariko cyangwa n'umuturanyi wenda mbonye simbizi, ariko yewe mbonye umudamu ari mu gikari rwose utambuka se uriya n'umukobwa wanjye Sam. Tore mumbabagara ze hano utari muri babandi nabonye. Ni umwana ni umukobwa wanjye. Mama munini nabonye atirasa. Uyu mwana mutoya. Shania. Bari uyu nabonye. Shahari yuze hano mama. Umukobwa wanjye. Mwegereza Salongo, yegereza Salongo. Shani bino hano nta kibazo. Cyangwa byihorere. Wamubonye Sam. Yarakuzaniye telefone Witabe kurandira naguhamagara. Gendere. Naramubonye ngo mwakoze ikiganiro n'umwana mwiza cyane. Mwabonye umwana wanjye? Abakobwa beza cyane. Nundi. Salongo yarakize ngo oya, hari undi mudamu nabonye niba yacagaho agiye guhaha niba yacagaho hari atari umudamu we simbizi, ariko ibyo ngibyo reka tubireke niba ubizi. Buriya nashaka kumutwerekana bazamutwereka. Aje n'iwanjye namweretse madamu ateka turarya. Oya yewe hano muri inzu nta PS hari. Ntabwo ndashaka. Hari abana. Nzi ko mama wabo yabajyaniye bakwiba. Oya ntabwo yabanyima kandi azi ko ndi papa w'abana, nyina w'abana. Rero kugeza igihe nabimenye impamvu rero wanze kugira PS. Ntabwo ushaka PS zaza gutesha abana bawe umutwe. Urashaka kujya kwitonde. Ubanze uhanurirwe we PS nzima. Uzazikarira bari abana ko mbona bafite uburere n'umuco. PS rero oya igihe ni iki kuko hari n'ikiganiro nabonye ku Rugendo TV
hari umudamu wansabiye PS yavuze ati PS nize hanyuma rwose kandi nshimire n'umudamu nabonye ku rugendo TV wasabiye PS yaduhaye n'impanuro nziza cyane rwose kandi nanezerewe cyane hano yaba pastor ahubwo numvise kuvuga yanakwemeye Salongo cyane Salongo yakwemeye ntabwo namwumvise noneho hari undi aba mu gihugu cyo Bubiligi umukecuru afite imyaka 65 kagira inkuru rero yambwiye yampamagaye ejo nko mu masaa 5 ampamagaye nsanga birahuza nuko ndi hafi kuza kureba arambwira ati jewe nabonye saga zarimo Claude ahantu y'abantu bakamutera afite umukobwa se uretse wumva ubutumwa yampaye ashobora kuba afite umukobwa simbizi ariko ikintu yambwiye ngo yaguhaye ubutumwa ngo mubwire ngo wowe ufite abantu benshi bagukunda amen kandi abo bantu benshi ntabwo bajya mu matiku ya za comment yego yavuze ati muri za comment harimo nyumunyangire harimo abantu benshi bafata nomero zabo bakashyiraho amantuza bakahohereza abantu atari za email zabo bakandika ibyo bashaka kurikije ibyo Claude yigisha abantu benshi hano baramukunda kandi turamukunda nanjye ndimo amen icyubahiro hanyuma ikintu yakoze yaramubwiye nti rero nzajya kumusura muri aka envelope kaza nyuma harimo kanje harimo nake akoze cyane harimo na certificate harimo nake certificate nta irimo uyikuyemo envelope hari n'andi yambwiye ngomba kuzagura kuri mobile money harimo n'aka gapapuro yanyohereje aka ni agapapuro kavuye ko mu bubiri wese ubika kure rero nako nakandi ubwo shyira mu ikote karatubutso ntabwo kagukoze isoni Imana ihabwa icyubahiro certificate murayizi hari n'andi yo kuri mobile money arandi yambwiye azaguha amadolari 250 250 umwana we azaza yazanye yagiye ngo bari mu Butaliyani yego afite umukobwa wo gukunda ariko we yarashatse ngo yambwiye ati rero ibyo byose Claude umumbwire ndi bugiyeyo akangaka ahita umukecuru n'umugabo afite ntabwo yabisobanuye kandi ari umukecuru w'imyaka 50 Bibiliya iravuga ngo umuntu aba umupfakazi cyangwa umukecuru umupfakazi udashobora gushaka cyangwa umugore udashobora gushaka ni hejuru y'imyaka 60 none rero urumva afite 65 urumva ni kwisha mama ahubwo ni nyogokuru nuvuga ngo ni cyangwa ni nka mama ni mama mbyaye mama wanjye ndagushimiye ubutumwa Salongo wamutumanye ndabubonye ariko mwabyara n'undi nani oya ni mama mwitukana ni mama wanjye reka tuwo kubiseka bino bintu giye nabishimiye uriya mukecuru yambwiye ati turi abantu benshi ni ukuri kandi ndamushimiye yarambwiye ati jewe sinjya njya mu bapfumu ndanagutinya ariko nabonye ugira umutima mwiza ariko sasa ariko nkunda abanyamasengesho jewe uburenganzira bw'umuntu ndabwira reka njya baza sobanurira ijambo hari n'abantu bajya bansaba baza wumve hari n'abantu bajya bansaba ndagira ngo banze basobanurire ijambo umupfumu gusengera by'ukuri reka baze mbwira abantu umupfumu cyane abantu bose bagira imyumvire umva Saro icyo ndagira ngo ahubwo tumare abantu urujijo ijambo umupfumu bisobanura iki nta kibazo waraza kubyisobanurira umupfumu Bibiliya tubwira ngo oya by'abapfumirwa n'abapfumu reka mbabwire Saro reka njye nkubwire abantu bamenye urumva mwumva icyo Bibiliya itubwira hano Samweli wa mbere ibice 9 umurongo wa 6 cyaduhere kwa mbere ngo Sawuli ashaka indogobe zabo zazimiye zakishira reka tujye ku murongo wa 6 haravuze ngo nawe arabasubwira ati muri uyu mudugudu harimo umuntu w'Imana kandi ni umuntu wubahwa ibyo avuga byose bijya bisohora rwose none tujyeyo ahari yadusobanurira iby'uru rugendo rwacu turimo Sawuli abaza umugaragu we ati ariko se nitujyayo turamutura iki ko impamba ishize mu nkangara zacu kandi tukaba tudafite impano yo gushyira uwo muntu w'Imana mbese dufite iki uwo mugaragu ayongera gusubiza Sawuli ati dore databuja mu mufuka wanjye mfitemo 1/4 cya shekeri ku murongo w'9 kera kose mu Bisirayeli umuntu wese iyo yajyaga gusobanuza Imana yavugaga atya ati ngwino dusange bamenya kuko kuri ubu uwitwa umuhanuzi kera yitwaga bamenya
bamenya bivuze ikirere ni umuntu umenya ikintu cyatambutse ukurebera cyatambutse akamenya kiriho uyu munsi akamenya n'ikizaba buriya rero twese abapasitori uwitwa umuhanuzi wese iyo turi mu rusengero tukavuga ngo Imana inyeretse iki na Salongo nawe aba yeretswe nkuko tweretswe itandukano dufite n'irihe Salongo ashobora kuba akoresha yenda imiti y'ibyatsi yakoresha sinzi yindi miti akoresha twebwe dukoresha gusenga tukare Imana iratwereka tugakoresha gusenga tugasengera cya kintu mu buryo bwo kwizera ijambo ry'Imana buri kintu cyose tunyuza mu buryo bwo gusenga ariko ijambo umuhanuzi wese umuhanuzi natwe abahanuzi buriya Bibiliya yavuga mu kigande iyo ugeze mu kigande barakuvuga ngo nabi wa Katonda ndagurira umuhanuzi w'Imana mpanurira cyangwa se mfumurira gupfumura rero umupfumu rero ni umuhanuzi buri muhanuzi wese buriya ni umupfumu Okay, ikibazo cya mbere reka maze mubaze yego twemere kuba uri umupfumu uri umupfumu oya ntore se simpanurira abantu hari mwabaza byinshi mwe murese ndabona Big Town nayo yinjiye sinzi ubwo buraza gufasha Big Town bagiti ndabona yinjiye hari ibyo muza kumufasha gatatu bera kiroguya umwana satani uburyo ngo ari cyo ashobora kuba aziye muri bakiti Big Town itera kamera yabaze kumufasha atasindukira umwanzi kirogoye rega aricyo nashaka gusobanura hari ijambo bavuze ngo ibyo barwitubirwa n'abapfumu umupfumu ni umuntu upfumura akareba ibyihishe umupfumu nyawe ariko hari nabwo agapfumu pfumu hari nabasega pfumu bamwe babaga mu tunzu tw'ibyatsi babaga mu mbaragasa babaga mu tuntu tubi ubwo bupfumu rero bakitimo tumewaka bwariho ariko banyirago batazi kubuteza imbere ni ukuvuga ngo babagaho bitinya kandi aho igipasitoro cyarabutsikamiye baragenda bajya hasi barabakanga barikanga Salongo nje maze kugamirira neza mushize ku murongo niyo mpamvu mpagarara ngahangana namwe abapasiteri bafite ishyari n'umutima mubi bwo ndaza kubakubita kiboko ndaza kubahondagura inkoni mu bitugu ko mbona se hari abagukubisa amabuye mu mutwe ariko mu mutwe babaye babi cyane ubwo bamaze kuyatera byabasubiranye nashaka kuvuga rero ibyo abapfubirwa n'abapfumu bisobanuye ngo umuntu wakuburiyeho igisubizo waba uri pasiteri waba uri umupfumu ibyo abapfumu bibariwe n'abapfumu ibyo abapfumu ngo igisubizo kitabonetse ku muntu wagushakaho igisubizo niho bavanye ibyo jambo kera ngo ibyo abapfu byariwe n'abapfumu kubera ko icyo yagushakagaho kandi agatanga ibye kitabonetse urumva no kuvuga ngo rero wahasengera umuntu ntakire kandi bamwijeje ko ibyo umusengere biza gutungana akaguha n'ituro bigamije ko hariho n'utanga ituro avuga ati gembaye umukozi w'Imana akomeza asengere bishaka bizagira ubu ngo atandukanye noneho n'undi wavuze ngo genda shaka ituro kandi ndagusengera bicemo n'uvuga ngo bamaze kwerekwa ibyo wabonye niba wabyeretswe nabi rero ituro rikagenda wa wundi azavuga ko ibya byariwe n'abapfumu cyanjye ndashaka kubijwe ndasubijwe ndashaka ko mumpuriza ubwashize Salongo dukora ikiganiro warambwiye ati simbyumva neza ukuntu abapasiteri bagenzi bakora cyangwa se abavuga butumwa cyangwa se abita abakozi b'Imana nkaho bakaje ngo babone birabibaye bamufata ukuboko mubwira ati garuka bamusengere bafatanye nawe gusenga yongera garuka akorera Imana bari kumukubita yamabuye yamijugujugu izabasubira yego ibyo nibyo warabivuze uravuga ati nje Pastor Claude ntago ibyo nabikora ahubwo niga ko wanavuze ko uzamusura cyangwa se ukamutumira kaza mukajya inama haba mu buryo bwo kumwinjiza mu muryango mushya w'abapfumu nawe agapfumura haba n'uburyo bwo kumushyigikira agakomeza umurimo w'Imana ibyo ni bibi agakomeza gucuruza akabari n'indaya ibyo nabyo Salongo afite n'akabari Nyamata yanavuze ko Claude aramutse akomeje kuko nkuko yabivuze ashobora kumubwira ati ngwino dora akabari ngaka gafate yabivugiye hehe komeza yabivugiye sana yabivugiye hehe bashobora kuvuga akabari se kukamba kose burundu cyangwa kuba umukozi azagushakira n'abakobwa beza uzatangira ikibazo kirabaza Samu Gakire uramuvugira kandi yaje kunsura kuki umuvugira nibyo yakubwiye ntabwo muvugiye bakanya bivuze excuse me nibyo yakubwiye ngo umubarize ubaze cyangwa se mo kimwe nibyo yakubwiye muganira muri ibya mbere mbivuze ngendeye ku kiganiro twakoranye ibya kabiri mbivuze ngendeye ku byavuze mu kanya ko hari ikiganiro cyo yakoze nuko abyise ko yari gutera urwenya reka rero mbasubize ataranababwira ibyo hari hoteli hano Nyarutarama hafi na MTN yarambwiye Pastor Claude
uratwemerera tugusinyire umushahara kontara ihoraho y'umushahara ufatika wifuza tuguhe n'imodoka y'akazi. Urabyumva neza? Hanyuma utwemerere iyi hoteli yacu tuguhe imodoka y'akazi n'umushahara tuwusinye. Ndababwira ngo yewe nahamagawe n'Imana, ntabwo natumiwe n'umupasiteri runaka ngambwirize, ntabwo ari umuntu runaka wambwirije, ndacyari umuhanuzi w'Imana, ndacyakorera Imana. Yosuwa yaravuze ngo uko nakorera Imana nkiri umusore nzarinda saza nkiri umusore, ntabwo ngenzazima, nta mupasiteri wanzimya. Ahubwo abo ngabo birirwa basakuza kuri kamera zanyu, abo nibo bagiye kuzima mu izina ryanjye. Ntabwo nzazima, ndacyari umuhanuzi, ntabwo nzigera nzima, ntabwo nzazima, ndacyakorera Imana, ndacyari pasiteri, ndacyahanura. Umva amagambo ari muri iki gitabo, amagambo ari muri iki gitabo biravuga ngo ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Hari abapasiteri benshi bafite isengero bahanuriye abantu ngo Imana ibahaye amazita yabahaye. Hari abahanuriye abantu ngo Imana iguhaye umugore itamumuhaye. Hari n'uwanzi wahanuriye umwana w'umukobwa utagira na fiance, yari yicaho nanjye mpari ngo madamu, ngo Imana ikurindiye abana, ngo n'umugabo wawe, kandi ngo Imana ihinduye ngo ibintu n'umugabo wawe ngo mu rusengero ngaho. Kandi bamwe buraba bitwa ko abahanuzi bakomeye, nibo birirwa kuri kamera zanyu. Uwo ninde? Oya, ntabwo ushaka kuvuga. Muri bagateranya. None ku kibanza akazi k'iyo hoteli ibaye ikora nka Dove hoteli, wenda itemera iby'amarogi, itemera n'inzoga, kuki utari gukora akazi? Umva uko ijambo rivuga. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 haravuze ngo 11 kurara ku wa 10 haravuze ngo yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenye. Yaje mube ariko abe ntibamumenya, icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. 13 abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Jambo uwo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'uwo mwana wayo. Rero jewe iyi Bibiliya harimo za hoteli nyinshi, harimo ubutunzi bwinshi, harimo n'indege zagura, nzubaka amahoteli y'abakozi b'Imana, ntabwo nzigera njya mu kabari n'umunsi wariwe kwa Generalize n'iby'amarogi ubwo byose bikuweho. Reka ngira kuri social media, je ntangiye gushimira Rurangirwa Wilson, Dr. Rurangirwa Wilson, kuko ni Dr. ni engineer mu by'ubwubatsi. Abantu batazagira ngo ni Dr. w'umuganga bya bindi by'ibyatsi, abantu bagira ngo ni muganga w'ibyatsi. Oya, ni na engineer mu by'ubwubatsi. Ni Dr. afite doktora, afite doktori itangwa na kaminuza ibifitiye ububasha. Niyo mpamvu rero mwita Dr. Rurangirwa Wilson. So icyo nda kuvuga ni igiki rero? Rero icyo nenda kubabwira ni igiki? Bibiliya iravuga ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Mwabyumvise neza? Bibiliya iravuga ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo bera. Rero Rurangirwa Wilson hari imbuto agaragaje, abitwa abakozi b'Imana birirwa muri social media basakurizaho. Pastor Claude yahanuye ibyo bahanura mu nsengero zabo, bagafata abantu bakabaha amafaranga ngo bavuge ngo barwaye abasazi, atari abasazi. Uburimbi byinjiyemo byagarukira he? Intebe z'ibimuga, utugare bagura, imbago bagura, n'ibiki byose. Claude nahanuye ibyo mbwirirwa n'umwuka w'Imana. Reka nabwira ijambo rimwe. Banza wumve. Oya, ibyo kuvuga ngo akabari ngo bacumbi nije wabyivugiye nkanje. Namaraga mutima yanjye ku giti cyanjye. Kuko Imana ntabwo icuruza akabari, nticuruza amarogi. Mwabyumvise neza? Amarogi akabari si iby'Imana, ni ibya Claude. Rero nka Claude jewe niyo nzima. Niyo mpamvu navuze ngo ururimi rwarakase ruranyerera kubw'amarogi, kubw'akabari. Ariko ijambo rivuga ngo nabonye bamuhora icyasubikirwa imyaka, mubitegereze kandi muzabona. Imana ivugo y'Imana ifite ukuntu ivuga. Hanyuma umuhanuzi Yesaya yarahanuye, iyo turebye Yesaya 9, Yesaya yarahanuye ngo duhawe umwana w'umuhungu kandi azitwa igitangaza. Yesaya yamuhanuye, abantu bategereza uwo mwana w'umuhungu uwo munsi ntibamubona, hanyura imyaka 400
Yesu abona kuvuka. Kabiri, Abakorinto ba mbere ibice 13 umurongo wa 9, 10, 11 haravuga ngo iby'Imana tubimenya hagace kandi duhanura hagace. Rero icyo ndakuvuga ni iki? Ndacyari umuhanuzi, nzakomera, nzagera kure, Imana inyurije indege kubw'ijambo ryayo. Nahaburiye Ruto, nahabuye ko perezida Ruto azaba perezida yabayeho. Harabari bagiye mu mazi na za kamera z'ibinyamakuru bimwe ngo Imana yabwiye Odinga niyo muhanuzi, ariko abo ngabo kuki mutajya kubareba? Ayundi wahanuye. Hari n'abandi bagiye bahanura ibintu byinshi. Mukobwa, madamu, Imana ikubakiru, madamu, wowe n'umugabo wawe n'abana bawe, Imana ikurindiye abana, Imana igize gutya kandi nta na fiança agira. Imana y'inzu mwijuru. No, tubyumvikane. Icyo nakubwira rero ni iki? Ndacyari umuhanuzi, nifitiye icyizere. Hari amagambo Imana yavuganye nanjye, nta pastor waje kumbwiriza, nta runaka wambwirije. Bose twahuriye muri iki kibuga cy'umujyi wa Kigali, nitwa pastoro, nabo bitwa guko bitwa, mbarebesha amaso, rimwe na rimwe vuga ngo ari ku ntiyambwiriza. Imana irasanga. Haraho nari imvuye. Imana yahamagaye Aburahamu acuruza ibigirwamana kwa Tera. Iramubwira ngo yewe Aburahamu, va kwa so Tera, va mu nzu ya so no mu gihugu cyanyu, ujye mu gihugu nzakwereka. Aho rero Imana yankuye, niho nkomeje kuba, nzakomeza nkorera Imana. Rwangirwa Wilson. Amena. Koro ngira foto muyifate. Uyu ni wese umugabo araruta benshi. Nikingiraniye hani wanjye. Isenga Imana. Nta pastor ndabona birirwa basakuriza kuri YouTube. Ariko turangirwa arababusa. Ngira ngo umuntu wese uri kureba ikiganiro turi kugirana urajya ubibona muri comment araza gutangazwa no kuvuga ngo umupasteri n'umupfumu bahuye. Ibyo byo ntabwo biri buze biraza kuvugwa, kandi urabizi ko mu byo njya nkunda kubona muri comment cyane. Salongo njye nyamukoresha ibiganiro bitandukanye, n'abandi bapasiri bakoresha ibiganiro. Njya nkunda kubona bavuga ngo umucyo n'umwijima ntabwo bijyana. Ubwo bivuze ko umucyo ari umupasteri uhanura, umwijima ari umupfumu ukoresha izindi mbaraga mwe muvuga ko zitava ku Mana ahubwo ziva kuri Satani. None ko umucyo n'umwijima byicaranye, ibyo bintu we ntabwo uri kumva ko ari ikibazo cyangwa se ntabwo yumviriye. Samu gakire kubaza ikibazo kimwe. Reka baza musubize. Samu kuri umwadeperi. Samu gakire oya reka musubize. Samu gakire ni umwadeperi. Umukecuru we ni umwadeperi. None si yo wicara na Salongo, uba wicaranye n'umwijima, uba uri umucyo. Ariko Samu ntago byagasamo neza. Urugendo Samu nawe ntago byagasamo. Reka bamaze gusubiza. Nandike kunsubiriza urugendo TV ntago ari itorero. Sito ariko wowe baza wumve. Umuntu utsemba, umuntu usenya urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba. Icyo kiro cyumvise Samu. Icyo nakuvuga rero ni iki? Umwijima bisobanura iki? Umwijima nk'ubu ndamutse nyobotse Salongo nkajya gufata. Wabonye wa muntu wagiye kumeragura ibintu bya Salongo? Oya ntabwo uriya yari serious. Urabyumva neza? Ntabwo yagiye mu mbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana nyambaraga. Urabona Salongo yirukanka yuriye. Yaramenaguye amaze kumeragura, none hatangira agenda agira gutya ari muri gutya. Yirukanka. So iyo uhagarara mu mbaraga, iyo uhagaze mu ijambo rirakora, ijambo rirashoboye. Ubuse ko rege kwa Salongo ushoza ingahe navaga ya mahoro nkagenda nene. Rero icyo rinakuvuga ni iki? Hari abantu benshi bashaka gutwikira kuri Salongo, baba bakeneye kugira ngo bamurireho ibirayi, bamukeneyeho za views. Niba uri umunyamakuru ukaba udakeneye views ku mupfumu, udakeneye views kuri Salongo, urakiraho ifoto ya Salongo kubera iki? Urakira umuntu uvuga nabi Salongo kubera iki? Urashaka gucuruza Salongo, ukeneye ko umugore wawe n'abana batungwa na Salongo binyuze muri views. Niba udashaka Salongo, ukaba udashaka igirwamana, bizi wawe kucyukira ifoto y'ikigirwamana kuri channel yawe. Kibazo wabyumvise ariko? Yabyumvise. Gere kati bakubwirira. Ikindi kibazo reka dukomeze ducuruze Salongo. Salongo bwashize wemereye Claude ikibanza uzashyira mu rusengero ndetse n'imodoka. Ubungubu amuhaye amafaranga ariko ako nabonye ntabwo yavamo n'umufuka w'umuceri imwe n'inuza n'amazi. Ariko menye ko aravuye mu Bubiligi, ni $100 rivuye mu Bubiligi. Ariko niwe n'umwatumwe. Ibyo namwemereye azaza birebe kandi birahari n'ubundi yarabinabibonye yaraje ubu ntabwo mwazanye. N'abakoraga n'ibyishano mu gihugu. Ari byo mutareba ariko the choice irahari. The choice irahari kandi kuri the choice babivugiye. Yego. Ukuvuga ngo the choice basaba bari basinziriye. Tuzasubirayo bongere baharebe.
yewe aho urusengero rw'Imana ruri naho ngo Imana irakiza ahubwo se Dr. Sam Imana igakiza bagira ngo tabara hazamaze ko umuntu yemereye ahantu zikaba zara oya ukorode kubera iminsi amaze ntabwo yanabonekaga yari muri bwa buvuma asaba Imana aho yamavuta yamanutse ahubwo yamanutse yaje ariko se hubwo urusengero abantu bamukunda ni benshi kandi azanarwubaka ituro bazazana ryubaka ngubu imurira afite n'imbaraga ntabwo bisanzwe ni kuko namufashe ndamwumva buriya namvise harimo akantu none wamenye gutandukanya imbaraga z'Imana n'iza Satani kuko abantu benshi hari igihe babyibeshya ndetse jewe cyangwa Claude wowe kumufataho kuko umukozi w'Imana uzuye amavuta urimo kumwumva oya yamanutse ahantu amaze amavuta amavuta yamanutse amavuta yamanutse ari n'abandi bose buriya mukecuru wenyine bampamagaye kandi ati jewe mbashaka abakozi b'Imana bansengera bakomeye mbaza Claude namwe yani Claude uraza gusengera aba bantu bamere neza ati jewe uzababaze ntago mbakeneye ho cyambira amaturo bakeneye kubasengera bakabona ibisubizo bakamitura cyane nkese ubwo nta wigeze mpamagara mwene ngo Claude yaransengeye si yarantuburiye kandi bajya bambwira bati kanaka yaransengeye ntago ndabona umuntu n'umuhamagara ngo Claude yaransengeye sinabona igisubizo ahubwo hari abandi bacarenje hariya be bajya mbona bavuga bambwira amakuru yabo ntabwo ndi bubatura amazina nabangiye kubura nta mpamvu y'amazina yabo ariko nababwiye ngo niba bashaka rero kugira ngo basenge Imana ntabwo ari igitangaza gusengera umuntu ntabone igisubizo kuko Imana wenda ibigitegereje kugira ngo izagukitange ariko kandi nanone wirwanya mugenzi kubera ko ubona ari wazamuka ari imbaraga zamuka mu murimo w'Imana kuko giye nkurikije mu binyamakuru njya nkurikira Claude yarakoze cyane mu bintu bitandukanye nawe kandi murabizi mu biganiro mujya mumukoresha ntabwo ajya acika intege ntabwo wamuvuga nabi ngo acike intege abantu benshi rero bamaze kumenya ko Claude atari ari mutarambirwa bizana cya gisiga no ntabwo aragenda ntabwo agenda bisoza nyiganyega reba rugo rw'abamu hano ubuso urabona harimo amashanyarazi harimo amazi acometse hariya ku mashanyarazi wowe wacomeka iwawe amashanyarazi kuri raketo iriya keto ikamara amasaha abiri amashanyarazi wowe urashiramo ndavuga ngo ntanyeganyega ntagenda ndakanari dore ndakanari afite amakamera mu nzu igipangu dore protect witi Salongo kuvuga ngo rero amavuta yarimo afite n'imbaraga hari abandi bapasiteri badafite n'icyumba na saro ngira ngo mu bantu benshi bazareba iki kiganiro none se nitwe tubimuha abenshi bazavuga ko n'ubundi bajya babivuga bazavuga ko Salongo yahuye n'umukozi we oya ahantu bajya bavuga ngo umuntu waje wanye ngo yaraguye Claude ko yaje wanye yigeze ahubwo yarazamutse bamwita umukozi wawe reka masubize ni ishari n'umutima yewe nturaba ko mwaje nk'abanyamakuru nturaba ko muri hano nk'ibinyamakuru birenga bingahe yewe ndi umuntu yambara neza buri munsi nahindura amakoti ndi umuntu utari mu murongo nta kimana yavuganye nanjye Salongo musabye miliyoni ya buri kwezi yayira waba umukozi kamukorera nabahaye urugero ndamutse nshaka kuva mu mwambaro Imana yanyambitse Salongo twasinyana kontara ya miliyoni kabiri hanyuma wese banzureke ku buryo najya mbahamagara mwese nagenda Inyamata nkafata office akayibatiza baza uve gace uravuze ngo Salongo uramutse aramutsa aguhaye amafaranga wakiyambura umwambaro banzureke yaza kubishaka navuze ngo iyo nze kwa ndi umuntu wiyambitse umwambaro ubesha abantu iyo nze kwa ndi umuntu wiyambitse umwambaro nk'abo ndiye baburi za YouTube hano hanze nari kubwira Salongo ngo Salongo rero akanwa kavuga ndagafite none banyita ko ndi umukozi wawe kandi urabizi ko ntari umukozi wawe ndashaka kontara ya miliyoni y'u Rwanda buri kwezi hanyuma umpe office umpe n'imodoka y'akazi umpe office nzajya mpamagara ibinyamakuru mba umuvugizi wa Dr. iyo kontara yabo iri mu ibanga kuko nuri n'ujya umuvuga nabi none se mu byo ubonye wabimuhembera amafaranga baza wumve office akerura niko baza wumve uyu munsi wa none Salongo hamagara meya Mutabazi Rishari w'akarere ka Bugesera umubazo uti umuntu witwa Rwangirwa Wilson Salongo uramuzi icyo kintu mwacyumvise abanyamakuru barakubwira ngo Salongo tumuzi nka president w'ikipe y'umupira
w'urubyiruko mu murenge wa Nyamata. Hanyuma Salongo tumuzi nk'umujyanama mu baturage, Salongo tumuzi nk'umuntu ufite imodoka itwara abarwayi kwa muganga, Salongo tumuzi nk'umuntu ufasha abana, ni umushoramari Nyamata muri PSF. Salongo turamusanga ubu rero nicanye na Salongo muri aka kanya, baza wumve nicanye na Salongo nk'umucuruzi, sinicanye na Salongo nk'umupfumu. Z'abantu muri YouTube hano muri izi YouTube bagenda bagatwikiraho Salongo yagaburiye abana babo baburaye kandi bitwa abapasitori. Nihagira ubihakana muri bo, nirinze kuvuga amazina nzaza mwe ngo kana ntiwari wicaye aha Salongo muri corona. Salongo ntiwanyeretse message ya Salongo y'amafaranga yaguhaye? atari wowe na Salongo mwamwiteranyije kohereza amafaranga yongwe kujya mu kimenyetso, ahubwo wowe na Salongo baza wumve ayo mafaranga yabonye, baza wumve ayo mafaranga yabonye yaba yarasubije Salongo. byari ituro ry'ishimwe. Salongo ufite televiziyo ufatira umucu akaba ari by'umuha inacese wese yamaye ya bo reka njye mbereke rero oya reka tuguteza saga kugira ngo duce ikibazo. wezo yongo azavuga ngo aza gusakuza ntago shaka saga singishaka Salongo ahamagara abantu, icyo shaka ndashaka urukundo kuko mwebwe mwamushaka gusopanya ngo aze musubireyo inkuzi munyazi training kuri YouTube, ariko nta kibazo gifite. Yewe umuntu uzamvuga Salongo ukabona ibyo kurya bivuge neza, ubona ibyo kurya urye nta kibazo, uko giye ntunze benshi urumva. Niba uri umupasiteri ari yongo ejo nusura ku nyamakuru ukagenda ukamvuga ukabona ibyo kurya, no problem about that, nta kibazo mfite, I don't mention it. Ni ukuvuga ngo rero niba nje ngasura Claude umutima wanjye mwiza, nkabanje nkamusura nkaterura afuka umutsi nkakazana, ntabwo ari we wenyine, n'abandi benshi ndabibakorera. N'abakozi b'Imana mvura abana babo, mvura abarwayi babo, bamwe baza no mwibanga. Muri corona hari benshi insengero zari zifunze n'imirimo ifunze, ariko gihe ivuriro ryasigaye rikora, abarwayi bakaza bakasabuka ari bari kuri polisi bakabibaha bakajya kwa muganga. Ugiye kwa muganga bahe bagakunda bituri Bugesera bakambukanya barongo bakora iki bakaza nvuga ngo giye rero ndi transparent ndakora haba muri corona haba mu ubuvuzi n'ubuvuzi. Ukuvuga ngo rero ntago najyana ngo mwe ngo pastor kanaho namwe amafaranga ngonje kumushyira kuri YouTube, no, turi abantu nawe ngo twimitse urukundo nakibazo. Izi challenge zizaho rero zikibi ngo shitani ni umwijima n'iki, ibyo ngibyo ntacyo bintwaye igiye kubivuga, abantu bakabona ibyo kurya. Kuko uko mugumya kumvuga hari undi murwayi utarunzi, ariko kumva ko yewe niba hari umukozi wakoze akazi gakomeye cyane kenshi cyane yakoze akazi gakomeye ko kugira ngo Salongo abantu bamukunde cyane ni pastor yongo, ahubwo nawe nzamushyira ituro. Yarakwamamaje, niwe muntu wanyamamaje inshuro nyinshi, niwe muntu wanyamamaje inshuro nyinshi akoresheje ibiganiro bye akabica amasaba Imana mu ngushe kandi sinaguye, ahubwo narazamutse yamesheje umugisha, kubera ko hari abantu benshi babonaga yongo yongo Imana umugisha rwose mwinshi cyane, kubera ko ntabwo nari nkuzi nabonye wari uhanganye na yongo, ntabwo twari duhanganye, yavugaga Salongo rwose Imana igushimye nkunumvise washubije neza, uko giye niba ujumvuga nabi ntabwo nzaza nawe ngemeze nkawe, niba wazanye ubugoryi mu mutwe wawe giye sinzaza mfite umutima ufite, kuko mfite uwanjye navukanye nawe ufite uwawe wavukanye. Niba rero hari umuntu wakoze igikorwa gikomeye cyane nzatwara ituro nzabahamagara tujyane. Imana imumugisha cyane. Ngendeye kuri icyo kintu biravugwa ko kubera Salongo bitewe n'imbaraga z'amafaranga, undi muntu manze nzoza kataza twumve undi muntu watoroye intosha akayikubita mu mutwe ni Joel bitangaza arabeshya, niba yabeshye ngo ni Claude umujyanye Bugande ubwe se biba guhaye passport, none yaravuze ngo namuvuze nabi, je ntabwo mvuga abantu nabi, nta n'umutima mubi mfitiye, uko papa bitangaza we nta nubwo wafungura n'agakweto k'ishumi yanjye, guterura ukarikubita Salongo uburyo ikubise mu mutwe. Buri wese wamvuze nabi, bamwe basuye n'inyuma bansaba imbabazi. Nigeze kubabwira mu pastor twari twicaranye, arambwira ngo Salongo twari twicaranye muri studio muzari cyo kiganiro ndaza kubabwira cano cyaciyeho, twicaranye muri studio no mungu bazabibona. Yarambwiye ngo jewe n'uyu mugabo nagiye ncana igicaniro kiramunanira kugicana, ndambwira ngaho fata Bibiliya ukore gutya, simpakanye ko imbaraga z'Imana zibaho, ariko wikiza uhakanya nanjye zanjye utazaho nkomora. Aravuga ngo jewe n'uyu mugabo ari urumva arihandagaje ngo muzatureye mu myaka 3 ukuntu tuzaba tumeze. Icyo gihe nari mfite gikumi ubu mfite vewe. We icyo gihe corona yaraje, urusengero rwo rurahagarara, ibyo kurya birabura. Muri ya myaka 3 subwo n'indi Imana yagaragaje.
mu myaka 3 yavuze korona ntiyamaze imyaka bani imvura babi nabeza imana korona ntiyamaze imyaka 2 nukuvuga ngo rero ntago jewe nifuza abakozi b'Imana boguze gutega imitego ngo jewe ngo mundebe ngo nyuma y'iki gihe ngo nani muzarebe n'uriye no ntago uko bigenda nukuvuga ngo iyo uvuze iyo bayita inarige no kumva ko wowe jewe inzira naciyemo kubera ko nambaye ikanzu nkambara cya kigofero cyanjye kimeze nk'ibyatsi ukashaka kumfata nk'umuntu uri fake kandi hari ibindi bikorwa byanjye bizazana amafaranga bikomeye urumva ntabwo uramenye uwo ari we ntabwo rero nshaka abantu gucirana imanza no twifuriza ni byiza uyu mwaka uzatangiye tumeze neza niba hari umupasiteri ufite urusengero avuga ati jewe hano Salongo ndashaka kuze umwimagare nkuko nagiye kuvura abantu mu bitaro Bugande njya mu bitaro kwa muganga nkavura abantu ngeza no mu rusengero noneho ku cyumweru abapasiteri mutangiye mu ntumire nze mu nsengero ku cyumweru nirukane imyuka mibi wondoke abantu bakire dufatanyirize hamwe kugira ngo abantu b'Imana bamere neza ninza hara mu nsengero nkagurutsa abarwayi bagakira ku mugaragaro lakini Dr. Salongo Dr. Salongo kuna watu ambao wanatusikiliza wala wanatutazama wako katika nchi za nje kwa sababu kipindi hichi wakati nilikuwa mahakamani ile video ili trendi ikapita hata kwenye vipindi kwenye vitangazaji vya Tanzania pamoja na Kenya na Kongo. Sasa nataka nikuulize swala moja wapo ili kusudi tuulizie na watu ambao hawasikii lugha ya Kinyarwanda. Kwa nini umeamua kuja kunitazama? Umejisikiaje? Roho yako ulijiwaza, kwa nini uliwaza kuja kunitazama? Mimi ni kawaida yangu. Mganga wa kienyeji na pasta. Mimi ni kawaida yangu. Kwa sababu tunaulizia watu wa nje ili kusudi waone kwamba niliwahi kuona kwamba watu wa nje wanatufuata. Watu huko Tanzania, watu wa huko Uganda, hata Kongo, hata nchi za Ulaya, Marekani, Australia na kadhalika. Hata Ulaya wa Kongo waliniambia eti niende kuwatibu lakini kuna vita, lakini mimi siogopi vita, nitaenda. Ndio. Nawaambia kwamba mimi na upendo, mimi napenda watu. Ndio. Even ni pastor, na wapenda wa pastor. Asante kunitazama. Ukiwa jirani yangu, ukiwa rafiki yangu hakuna shida. Ndio maana mimi nimekuja hapa kukuona, ukazungumza mambo machache na kachakula kidogo nimekuleta. Nafikiri sana kwamba utafurahi. Asante. Ndio maana mimi nimekuja huku kuangalia na watoto wako nimewaona ni watoto wazuri. Mungu akubariki. Asante. Ubarikiwe sana. Na wewe ubarikiwe. Sasa swala moja wapo kuna watu ambao wanaweza kujiuliza kwa nini mganga wa kienyeji ametembelea mchungaji wa kanisa? Kwa nini? Je, wewe unashiriki kanisa gani ili kusudi watu wajue ya kwamba wewe sio mnafiki? Mimi ni Seventh Day. Wewe ni Seventh Day mwa siku ya saba. Sabato, wewe ni Sabato. Sabato. Nyingine kuna watangazaji mojawapo, vitangazaji viko vingi hapa. Nataka ni kushukuru mimi mwenyewe kutokana na niaba yangu. Tangu wakati ule sijaona mchungaji alikuja nyumbani kunitazama, ila tu kuna wachungaji mojawapo wanipigia simu wakaniambia sisi hatuendi kwa YouTube lakini tunakupenda, wewe ni mtumishi wa Mungu, bado uko nabii. Asante, na wewe nikushukuru kwa kuwa umenitembelea na kwa kuwa umeleta upendo katika watoto wangu nyumbani. Na Mungu akubariki sana. Ndio, neta kasukari. Okay, murakoze cyane. Ikibazo cyane mu nsoza nari nabuze uburyo ntibaza. Bagitari. Araje abaze nawe njyewe ikibazo mfite. Nibyo Salongo asanzwe agaragara mu bikorwa bitandukanye. Hirya y'ubuvuzi bwe hari ibikorwa byo gusura abantu, byo gufasha ababaye. Abantu bajya bibona ku ma YouTube atandukanye. Ndi kwibaza bijya bikunda kuvugwa ko Salongo bitewe n'ubushobozi afite, bitewe n'amafaranga afite, ari umuntu ushobora gukoresha abapasteri bakene akabakurumba bakamuvugira, bakajya bamuvugira kuko hari ibyo mwakomojeho mu kanya gashize ati hari abapasteri rimwe na rimwe yashoboraga guha nk'ituro n'ibiki. Ese ubwo nta kondo Bibiliya nayo irayemera, ubuvuzi gakondo mu Rwanda buremewe, ati simbona ahantu bahera bakwataka. Aho niho namenyeye Claude ko afite umutima wo kumva ko atandukanyije nawe ibitekerezo. Ntabwo rero buri muntu wese bakurwanya ngo abantu bose bapasteri bakurwanya. Niyo mpamvu rero n'abandwanya bamwe na bamwe kandi ari inshuti zanjye. Ntabwo rero abapasteri
kuvuga ngo jewe nabakoresha ntabwo nabuze abakozi bo gukoresha ngo nce mu bapasiteri no ntabwo wajya gusebya umurimo w'Imana gufate ngo abantu bakoreshe baze mu izina ryanjye kandi ari abapasiteri no ntabwo nabuze abantu bo gukoresha abakozi b'Imana n'abakozi b'Imana nanjye ni umukozi wayo mu bundi buryo twese icyo dushaka nuko abana b'Imana bamera neza niba mvuye abana b'Imana bakamera neza bagakira bakoreye Imana uburyo namwe mwebwe mudashobora kwemera ko nakoreye Imana kandi ndavunika kugira ngo nikorere nk'igitampamagaye cyangwa impembe impemba n'akazi kwanjye ibindi byavuzwe ko Claude wumva wakifuza kumusinyisha ukanamuha certificate numvishe ko na benshi mu banyamakuru bari hano bari kuvuga ati se iyo ni certificate umuzaniye uramwinjije Claude navuze kuri TV navuga ni nkurikije uko Claude namubonye hari yayemeye ariko byari uburyo bw'ikomeje navuze ni hari yafite amaroge namuza musenyishe hari yaba mucoma yaza akayobora hari ariko ntabwo ari Claude ari muri ubu kujya kuba mucoma umuhamagaro we ndawuzi kuva kera ibyo byose ashobora kuba yarabivuze muri nacomye hesi imbizi ndacoma no umva reka ubwiza ukuri n'inkoko ya no kubaga inkoko byabyo uramutse umbaye inkoko ngo nyibage uwo munsi wabura wavuga rongo genda aracomye ngo nabaye mucoma uwo nguwo ubivuga arasa na mucoma birashoboka ko ubivuga asa n'umucoma ashobora kuba yaragiye gucoma akagira hacomera ariko je ntabwo nigeze rwose umunsi wa rimwe nigeze gukinisha kera ndi umwana muri Tanzania mbaga urukwavu ngiye kubaga urukwavu agakwavu karazwigira ngo kuva uwo munsi nabwo nabaye ntakirubaza yewe ro sinzi kubaga n'icyuma sina kare uwabivuze birashoboka ko ari nk'abazimu bamufashe biwabo muri karande sinzi uwabivuze uwo ari ashobora kuba yararyamye mu bazimu bo mu mazi bo mu biki ugasanga rero abazimu bari bamufashemo muri icyo kiganiro baramufasha baramwinjiriye ntabwo rwose je nigeze mbamucoma sindacoma icyakoze nkosore imuhanga kera muri 1990 kangahe nigeze kuba manager wa bare imwe aho bita kuri Osizi di Plateau ni hari imuhanga igahogo nabaye manager kuko abanyatubari bagira ba manager nabaye manager yewe sinzi kotsa nari muri 1998 aho ngaho nari narakizwa so bivuze ngo rero ibyaha nawe narakoze muri ico gihe narasambanye muri ico gihe nawe yizoga muri ico gihe bose mu byukuri muri 1998 nabaye manager wa Osizi di Plateau hari imuhanga byitwaga komine Nyamabuye icyo gihe rero ntabwo ikindi nababwira je ntabwo nigeze bamucoma sinzi gucoma kuva icyo gihe nubwo wapfunduye amacupa y'inzoga mu kabari oya ntabwo napfunduye icupa icyakoza nabaye manager ntabwo je nigeze ncoma wabivuze rero birashoka ko yari yasinze ashoka ko yari yamwe nka siriduwire bwa busiriduwire agasinze sinzi wabivuze ngo ninde si niba ari n'umunyamakuru bivugiye ahaga abyivugiye abyifuje bazambi ubwo yamwe siriduwire wabivuze wese yari yamwe za siriduwire Tefa gaciro Samu nagenda winzoga nawe wabivuze Samu nagenda winzoga Samu oya Janvier ni uvuze ko nari mucoma ubwo nawe rero ntabuze abazimu bagufashe niba ari bivuze ntabuze abazimu bagufashe kigali se cyane oya Janvier biragaragara ko reka wenda jewe mubaze ikibazo kijanye nubwo turi kuganira gutya wenda ni byiza ko Salongo yaje kukureba ariko nanone n'ubundi ntitwirengagize ko hari ikintu iriya video yagaragaye ubuhanuzi bwawe butasohoye hari oya buzasohora kubera icyo uvuga ko butasohoye kuba jewe naravuze ngo najya mageragere nabivuze nka Claude ariko Imana yambwiye ko hari imyaka bamuhora iki asubiki muri iryo subikwa rero mu bitegereze bamuhora iki ari mageragere ariyo n'ubu tuvugana ubwo n'ubundi buhanuzi oya subwa kabiri kuvuga ngo ntari bujye mageragere nabivuze nka Claude ubwa mbere ntabwo bwasohoreye igihe baza reka noneho mbanze babwire noneho no muri iri joro iri joro so uyu munsi mujana iri joro narose bamuri kimbona ari mwaramamazanya kwa perezida wa Repubulika muri campaign ya FPR
oya narose ariko inzozi nazo mujye muzendera kuri murashobora kurota inzozi baza wumve jewe nabonye bamuhora icyo afite mikoro yamamaza perezida wa repubulika muri kampani ya FPR inkotanyi nabirose ntabwo bihanuye ariko icyo babwiye n'inzozi nazo zishobora kuba impamo igihe nikigera muri binyamakuru byinshi muri bitangazamakuru byinshi muzavuge mutariko hari igihe twasuye Pastor Claude muhiriwe na Salongo yarose inzozi abona bamuri cyamamaza perezida wa repubulika muri kampani ya FPR inzozi zo zihushije nta wagutera amabuye ushobora gusanga ntabwo ndabintu ngo bisohoke Saro birashoboka ko ibyo bintu mvuze byashoboka inzozi hari igihe uzirota nabwo shitani yaguteye ikakurotesha inzozi zitari nziza ariko wowe ko warose ibyiza bihabwa umugisha amen ariko reka tunababwire hari abasore batatu Saduraka Meshaki na Abednego abantu barabagambanira babagambaniye kuko itegeko ry'umwami hari uko ryavugaga babashyira mu itanura ry'umuriro babashyize mu itanura ry'umuriro hanyuma Bibiliya ivuga ngo bari bababoshya amaboko babashyira mu itanura ry'umuriro bababoshya amaboko Bibiliya ivuga ngo nuko bukeye umwami araza arungurutse asanga mu itanura ry'umuriro harimo abantu bane kandi babandi batatu ntacyo babaye Bibiliya ivuga ngo uwa kane umwami aravuga ngo mbese twajugunyemo bangaye batini batatu ko mbona harimo uwa kane se kandi uwa kane akabasa n'umwana w'Imana bishatse kuvuga ikirego umwami yaraje kureba babandi bataye mu itanura ry'umuriro ko bahiye ariko kwagushya kwa byahindutse ko batahiye umwami arabaza ngo mbese mwajugunyemo bangaye batini batatu ko mbona uwa kane asa n'umwana w'Imana ari bane bane reka rero babwire ngo buri kintu cyose kigira igihe cyacu hari umunsi nyakubahwa perezida wa repubulika ashobora kuryama cyangwa se bamuri icyo ashobora kwandika urwandiko agatakamba cyangwa se mo kimwe ntabwo tubizi ariko icyo nzi cyo ni kimwe nuko inzozi zanjye niyerekwa ryanjye n'ubuhanuzi bwanjye hari umunsi buzasohora imyaka itanu ntizagera ibyo mu bitega amaso muzabibona ijoro hajemo n'inzozi zigaragaza mbona bampora iki iyamamaza perezida wa repubulika muri kampani ya FPR muzabibona Koro harimo kumva ko Claude yakongera kwerekwa ikintu ngo kivuge cyangwa kukirota ngo kivuge none se reka mbabaze uwabihakana bahanuriwe nabangahe banavugana ku matelefone babasaba amafaranga bakabaha amafaranga yabo bakavuga ngo Imana irambwiye ngo ibi nibi ntibisohore ko babemera ibyo nabivuzeho kare ko bahanura inzozi ntizisohore ariko ntibaterwa amabuye kubera ko bitanavuzwe ariko n'abandi bakabagira kuko Imana yongeye kuguha ibintu wabivuga iracyari yamana ivuga bikaba uracyari yamana tegeka bigakomera haleluya we vuga ngo amina sana amen wenda ngewe ikibazo cyane cyanyuma urabona ko nubwo ibi bintu wenda ubwo nari ngiye kubikubaza ubaye urabikwebye ntabwo bisubije ibihese urabona ko buri abuhanuzi hari ikintu bwamanuye ntacyo ikintu bwamanuye kuri wowe reka ngire sana umupagani utazi ubuhanuzi niki bwamumanura ariko umukristo uzi ubuhanuzi icyo ari cyo umukozi w'Imana uzi ubuhanuzi icyo ari cyo uwo nguwo ntabwo yamanuka n'ubundi umanuka yitwaga pastor umanuka yitwaga potere umanuka yitwaga umuvugabutumwa n'ubundi yaba yaramanutse kera ariko umuhanuzi wese niba hari umupastor ubwiriza mu rusengero akinjira mu isi y'umwuka agahanura abantu ngo Imana irambwiye ngo Imana iguhaye inzu none se biyimuhaye n'umwaka n'imyaka 5 yashira itarayimuha ahubwo akajya kuba ariko yazaguha yanzu ubuhanuzi bukabura soye nababwiye umwapotere umwe wahanuriye umukobwa ndi mu rusengero nyuma yaho nari ntaranabwiriza uwo mwapotere aranyakira ku ruhimbi ndabwiriza mwabyumvise neza no hanyuma abwira umukobwa utanafite fiance ngo Imana irambwiye ngo wa mudamu we ngo ikurindiye abana bawe ngo muri urugo rwawe ngo ndabona rukomeye ngo nugera mu rugo wa mudamu ngo ushime Imana ko Imana ikurindiye urugo rwawe n'umuda ngo n'abana bawe ngo n'umugabo wawe mubwire ngo Imana ibarindiye urugo irarukomeje kandi nta n'umufiance uwo mukobwa yagiraga kandi abakuri YouTube uwo pastor reka twirebere mwabyumvise neza none se ko nta muteye amabuye ngo ibyo hano yinjye reka turebe ku bya Claude urakora iki kugira ngo abo bantu bamwe bataye kuzongera kumva ubuhanuzi bwawe hari abantu bari bagiye bahanurira mbere nkuko yabivuze bikasohora
ariko byibuza kubera biriya bintu bashobora kuba barahise icyizere cyo kuvuga ngo Claude azongera kumpanurira ibintu mbitegereze cyangwa se nongere kumufata nk'umuhanuzi nk'uko n'ubundi yahanuraga icyizere cyaguye. Abo bantu urababwira iki cyangwa se wowe ubwawe uri gukora iki kugira ngo ugarure cya cyizere cyawe wongera? Jewe icyo ndimo ndakora nicyo kizanye Salongo hano. Mwabyumvise neza? Iyo nza kuba ndi umuntu ujya kwa Salongo, iyo nza kuba ndi umuntu wahamagawe na Salongo, nakaba ubu mwese mwakabaye mwajyanye ibinyamakuru nyabaka gakire kuvuga ngo abantu two kujya twitiranya Imana abantu harimo abantu benshi bazi gusesengura bazi Imana bazi no kurebera mu mwuka w'Imana bakavuga bati koko yewe nkurikije ibintu ibi n'ibi ngibi ntabwo Claude wavuga ngo nakubwira kubwenge ngo hari ibintu byinshi yakoze bigenda neza. Abantu rero mwamenyereye gutera amabuye wo kitagenze neza nkuko mwabishaka bigwanye n'amarangamutima yanyu. So nagira ngo bino bintu abantu barebye Claude n'aba benshi niba abandi nyine baba bari ku mbuga ntacyo bakirije nka nicyo bishe aho nyabanyashari niba abanyeshari bafite umwuka wa Kayini. Abandi benshi bamuhamagaje baramukomeza niba hari cyane benshi. Ukuvuga ngo rero bagifite uwo mutima n'ubu ngubu n'abamubona n'abamuzi nicyo bamariye bazasigarana nabo. Ubuse babuzi ko akamaro mufitiye kwamvaho ntibishoboka. Jewe uziko nsanzwe ngufasha uziko sangwe musengera bikaba wamvaho kubera ko ikosa ryabayeho nahanuriye undi muntu ntibikunde kumbuka ntibishoboka. Ni ukuvuga ngo hari ubundi buhanuzi rero wongera ugasaba Imana uwaguhaye ni so aracyaye ntiyapfuye ari mu ijuru. Niba wasabye so uyu munsi akwima umuceri ejo zamusaba aguha ibirenze umuceri. Kandi data wa twese dusaba unyongereraho byibuza nk'abapasiteri bagenzi bakora cyangwa se bavuga butumwa bari bakwiye gukora iki muri bibi? Bari bakwiye kuza bakamwegera bakajya mu cyumba cy'amasengesho. Hariya nta hantu nasunitse icyumba cyagukinguka nabonye harimo amasengesho basengera cyane hariya ntabwo hinjirwa n'uwari wese cyangwa urapfumura hariya nahera hahera hariya nahera hahera cyangwa harimo dawo naciye n'inyuma ngo mbere ko nagera muri ra hariya nahera hahera. Ni ukuvuga ngo abo bantu rero bamutera amabuye ikintu bari bakwiye gukora ni ukuza bakajya muri kiriya cyumba cyangwa bakajya mu byumba by'amasengesho mu ntuza bagasaba akababwira nabo bakamuvugisha bakongera bakamwongera imbaraga no kumukomeza kugira ngo akomeze mu murimo w'Imana. Ariko ni nk'aho bakavuze ngo uvemo hanyuma si yamutumye yamuhamagaye bazagizanye gute? Ntabwo ibyo bintu ari byo. Sam warumbajije gatoya kamaze kubwire uburyo umukozi w'Imana atarakwiye kugira reka ntabwo urugero da narahanuye yenda uwo munsi ntibyasohoye ariko bizanasohora. None se uyu mupasitoro uyu mwapotere uyu muvugabutumwa witwa ko ari umuvugabutumwa uyu wita apotere akaba ari apotere uyu wita pasitoro ko akorera Imana niba adakora shitani ntakoreye kiranga akatitire ya apotere baza wumve uya nabo barahari. Icyo ninakuvuga apotere ashobora kuba apotere atagira n'urusengero yaba apotere ari umuntu rwose apotere ni umuntu umubwiriza butumwa wigendera amahanga akazenguruka hirya no hino. Icyo ninakuvuga ni iki Sam uturanye n'umuntu ukarwaza umwana ntiyaguha pole ntiyaguha pole. Sam uturanye n'umuntu agapfusha wamutabara ati ntiwamutabara wamubwengura agahora upfusha. Abapotere n'abapasiteri bo kuri social media baravuze ngo Claude uragahora upfa mu mwuka. Urumva reka tubwizanye ukuri ari Salongo witwa umupfumu bita umupfumu ufashe inzira akazana kuva Nyamata kugera hano turi uzi mazutu ijyamo hajyamo mazutu nyinshi itari munsi kuza no gusubirayo ntabwo bijya munsi yenda 35,000 cyangwa 40 da. Noneho afashe n'inzira yabonye abana kuri big town kwa bagiti yaje kumusura ababonyeho aravuze ati ntabwo najya mu rugo rw'umukozi w'Imana nubwo atabuze ibyaryo atabuze ibyo agaburira abana ariko nanjye reka njyane igiseke ku munyarwanda nkanjye. Ese uwo mwapotere wirirwa kuri YouTube uvuga ko Claude atari umuhanuzi? Ese uwo mupasiteri uvuga ko Claude atari umuhanuzi? Ese uwo muvugabutumwa uvuga ko Claude atari umuhanuzi? Ko yahanuye ibinyoma? Ko Claude yahanuye ko perezida wa Kenya azaba perezida? Ko Claude yavuze ko president agiye gutagataha? Ko Claude yavuze ko Niba atazafungwa agafungwa igihe gitoya? Ko Claude yasanze Niba ati muri mageragere muri gereza akavuga ngo humura ugiye gutaha imyaka 28 uzayifungwa bigasohora?
ko Claude yavuze ko bagita azabyara umwana uyu n'uyu bagita akabyara umwana muzabaze bagiti dore nguyu hano yicaye hano big town natubwire dore nguyu hano ntabwo nari mbizi yarasohoye kwa bagiti yanamboye yampaye n'itono kuri kwimana bagiti murabyumva neza ese uyu mupastor uyu mwapote uyu mubwiriza butumwa ntazina na rimwe nshaka kuvuga niki yagaragaza ati gewe ko nakoze ibi nibi bitari bwabeho mwabonye bitarasohoye azagaragaze nawe ibyo yavuze mumbwire bene data Imana irapfusha namwe mukayifasha guhamba cyangwa mwakabaye muyifasha mutimana reka ntabwo bibaho ntabwo twemeye ko upfusha aho nitwemeye gupfusha umwe muri twebwe man uyu muntu nagaruka umunyonzi yagize accident chambrayeri igapfumuka umunyonzi mugenzi we ahagarika umugenzi akajya kumugura chambrayeri akamufasha kuyishaka umumotari yo bamwibye moto koperative y'abamotari barahaguruka bakavuga bati umumotari mugenzi wacu tumufashe gushakisha moto dutange n'ikirego muri polisi cyangwa muri ribu ariko iyi moto izafatwa bakiruka inyuma bagashaka ya moto abatagisimeni babigenza gutyo abibibira babigenza bityo none se abo ba pastor bitwa ko bakozi b'Imana badahaguruka bati pastor tuje gukora amasengesho yo kuyiriza twongere dusenge Imana yagukoreshaga mbere iracyari y'Imana humura komera tera imbere subiramo imbaraga ariko baravuga ngo pastor ngo nagenda acuruza akabari none se nabakozi b'Imana ngo mwandyarya we ngo ntukajye ureba katotsi kari mu ijoro rya mugenzi wawe Matayo 15:6 haranditse ngo ubu bwoko bushimisha iminwa ariko imitima yabo imbakuri basengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu mwandyarya mwe Yesaya hano ibyanyu neza ati ubwoko bushimisha iminwa ariko imitima yabo imbakuri Matayo 15:6 none se umuturanyi wawe yapfusha uzi ko muturanye ntumutabare ese ni utabashe no gutabara ntunavuga utariko tubafashe mu mugongo ariko abitwa abakozi b'Imana kuri YouTube niyo nagenda acuruza akabari ntako ncuruje kazacuruzwa n'abapasiteri muyoboye gacuruzwa n'abakristo banyu mucuruze bacuruza utubari bajye babaha ibya 10 by'utubari ntako nzacuruza mu izina ryawe murakoze pastor Claude genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire